uzi ibintu birindwi Yesu yasize avuze benshi batazi? Bavandimwe, hari amagambo Yesu yavuze abantu benshi baca hejuru yayo cyangwa ntibayumve neza. Aya magambo ntabwo ari ayo gusoma gusa, ahubwo ni ubutumwa bushobora guhindura ubuzima bwacu. Muri iki kiganiro turarebera hamwe ibintu birindwi Yesu yasize avuze benshi batazi cyangwa batitaho, kandi buri kimwe gifite isomo rikomeye. Muri iki kiganiro ntiwibagirwe gukora subscribe, share ndetse na comment ku bantu batarabikora, kandi nawe ukoze subscribe Imana iguhe umugisha cyane. Duhereye ku kintu cya mbere rero, ubwami bw'Imana buri muri mwe. Uko tubibona muri Luka ibice byaho ni 17 umurongo wa 21. Yesu yavuze ati ubwami bw'Imana ntibuzaza ku buryo bugaragara, kuko ubwami bw'Imana buri muri mwe. Ibi bisobanura ko gukiranuka, amahoro n'ubuyobozi bw'Imana bitangirira mu mutima w'umuntu. Urumva rero ko ubwami bw'Imana buri muri twebwe rero. Isomo rero dukuramo nuko muri iki kiganiro ku bijyanye n'icyambere Yesu yasize avuze, ntitugategereze ibintu byo hanze gusa, tangira guhinduka imbere muri wowe. Naho icya kabiri, ntimutinye abica umubiri, nk'uko tubibona muri Matayo ibice byaho ni 10 umurongo wa 28. Yesu yavuze ko tutagomba gutinya abantu bashobora kwica umubiri gusa, ahubwo tugomba kubaha Imana. Rero isomo ririmo nuko ubuzima bw'umwuka bufite agaciro kuruta ubw'umubiri. Murabyibuka cyane ko Yesu yavuze ko tudakwiye gutinya abantu bica umubiri, ahubwo tugomba gutinya umuntu wica umubiri yarangiza akagira gute, akaba yagira n'ikindi kintu awukoze. Uko mubizi ko hari abica umubiri ariko nta kindi kintu bawukoraho, ariko Yesu we atubwiye ko abo ngabo tudakwiriye kujya tubatinya. Aho iki cya gatatu ni kiravuga ngo aho umutungo wawe uri niho umutima wawe uzaba, nk'uko tubisoma muri Matayo ibice byaho 6 umurongo wa 21. Icyo ukunda cyane nicyo kigenga umutima wawe. Isomo ririmo rero, rebaho igihe cyawe n'amafaranga yawe byinshi bijya, niho umutima wawe uba uri. Naho icya kane mu nsange mwese abarushye, uko tubisoma muri Matayo ibice 11 umurongo wa 28. Yesu ntiyahamagaraga abakomeye gusa, ahubwo yahamagaye n'abaremerewe n'ibibazo. Isomo ririmo, iyo unaniwe ntuhungire kure y'Imana, ahubwo ukayegera Imana iragutabara, ikakugira gute, ikakuruhura. Naho icya gatanu, mubanze mushake ubwami bw'Imana, nk'uko tubisoma muri Matayo nanone ibice 6 umurongo wa 33. Yesu yavuze ko nitubanza gushaka Imana, ibindi byose bizadukurikira byose uko tubishaka. Isomo ririmo rero, iyo Imana ibaye iya mbere, ibindi bintu bifata umwanya wabyo. Naho icya gatandatu, mubabarire namwe muzababarira, uko tubibona muri Luka ibice byaho ni ibice 6 umurongo wa 37.
kubabarira si intege nke, ahubwo ni imbaraga z'umwuka. Isomo ririmo rero, umuntu utababarira akomeza kwikorera umutwaro utari uwe. Ndi kumwe utari uwe. Rero tugiye kubabwira ijambo rya karindwi Yesu yasize avuze, ari naryo rya nyuma, rivuga ngo ndi kumwe namwe iminsi yose. Nuko tubisoma muri Matayo ibice byaho 28 umurongo wa 20. Aya ni amwe mu magambo ya nyuma Yesu yasize avuze. Yasize avuze ubwo yasubiraga mu ijuru. Rero isomo dukuramo, nubwo twaba twenyine cyangwa turi mu bibazo, Yesu yavuze ko atazagira gute, atazadusiga. Rero murabyumva ko ari isezerano rikomeye cyane Yesu yasize adusezeranyije ko ari kumwe natwe, atazigera agira gute, adusiga. Tugana rero ku musozo w'iki kiganiro, muri aya magambo uko ari 7, nakubaza ati ese ni irihe ryagukoze ku mutima cyane? Ese ni mu nsange mwese abarushye, cyangwa ndi kumwe namwe iminsi yose? Andika igitekerezo cyawe muri komenti, kandi niba ikiganiro kigufashije ukore like, subscribe, kandi usangize abandi kugira ngo ubu butumwa bwa Yesu bugere kuri benshi. Murakoze cyane rero mwe twabanye muri iki kiganiro. Nk'ibisanzwe nge wakibagezagaho ni Hagenimana Adolphe. Mwakurikiranaga yari Bishop Bakebure TV. Mbifuriza kugira amahoro y'Imana n'akazi keza ku bantu mwese mugafite. Namwe mudafite akazi ndabihanganisha mbabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Icyambere ni ukwizera Imana no kuyisenga, kuko Imana niyo igena byose. Rero turabifuriza kugira ibihe byiza n'igicamunsi cyiza. Bye bye.